benshi mwakomeje kunyarikira ku mbuga nkoranyambaga mubwira ati ese ni gute zino video zikorwa z'utwana tuba turi kubyina indirimbo. Ikora ukuntu wabikora step by step, uwo turaza kubana aje kuba yasobanukirwa ukuntu yakikora video nk'izi ngizi. Ikintu cya mbere musaba ni ukanda subscribe, like and comment kugira ngo amasomo nk'aya ngaya atazajya agucika. Mwese ko ari AD Creators Rwanda nyakwereka AI zigiye zitandukanye kugira ngo ubashe kuza gusobanukirwa step by step. Icyo bigusaba ni iki? Kanda subscribe dutangire step by step. Mujye kubana banyita AD Creators Rwanda, ikaba ari Rwanda Creators, so tukugeza ibintu byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga. Dutangire step by step. Ndagusakura videos kwizirangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Ngo ikintu cya mbere dukeneye ni video turaza gukoresha dukora ya video yacu. Bisaba kuba ushaka video uraza gukoresha. Niyo video tugiye gushaka, tugiye gukoresha urubuga rwa YouTube kugira ngo dushake video tugiye gukora ubu ngubu cyangwa video twifuza gukora. Ushobora no kujya kuri TikTok no kwakura ka video maze nubumara kukagera ndaza kwereka ukuntu uraza kubikora step by step. Ari byo ngiye kuza kukwereka muri ino video kugeza usobanukiwe buri video yose kugeza irangiye, ndetse nuko wajya wikora izi video urijya ubona kenshi trendinga ku mbuga nkoranyambaga kandi uzikoresheje telefone yawe. Mwese kanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo video nk'izi zijye zikugeraho uri uwa mbere. Mwese ko ari AD Creators Rwanda, ho ngenda nkugezaho ibintu byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga. Ture nk'ino video urabona nk'akano ka video kadukore nk'aka ka video. Yes, nizere ko uri kukabona. Ikintu dukeneye ni screenshot za reba video, numara kuyireba uyidownloadinga ka video katarangije byibura amasegonda 30 kugira ngo ataza kuduha copyright. Yes, nizere ko uri kunyumva kandi nizere ko nanone wakanda subscribe kugira ngo tujye tubana muri video nyinshi z'ikoranabuhanga. Nurangiza uzakora screenshot nk'uko ubona ngiye kubikora, nawe niko uzabikora ugakuye kuri YouTube cyangwa kuye kuri TikTok. Nako maze gufata screenshot, tumaze kubona noneho ya video ndetse tumaze no kubona ifoto. Ino foto rero tugiye kuyikoza iki? Tugiye kuyikoramo baby dancer, nyine ka ya foto y'umwana. Yes, noneho ibi ngibi birarangiye, kadusubire inyuma maze mwereke ukuntu tugiye gukora neza iyi video cyangwa iyi foto. Na handi ikindi kintu ukeneye ni application yitwa ChatGPT. ChatGPT ni AI nziza idufasha gukora ibintu byinshi bijyanye na artificial intelligence, kuko ikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ko nagiye mbibakoreraho ibintu byinshi cyane. Guys, musakuza kora videos kugira ngo uze gusobanukirwe. Uzaza kandi kuri kano kantu nkweretse maze uze ushyiramo image. Yes, uzukane ku kana ka plus uze gushyiramo ya screenshot wafashe. Uzere ko uri kuyibona screenshot wafashe nyine wakoze kuri ya video. Wamaze no kwidownloadinga deja, maze kandi add, maze uzandikaho ano magambo ngiye kwereka kuri ekran yawe. Azandika ati create, yes, 3D baby dance character with this image. Yes, ibyo uzandika nyine ho kuri ya foto kugira ngo badukore noneho baby dance imeze nka wa mwana nyine waruri muri ya video. Kadutegerezeho gato maze turebe video cyangwa ifoto baraza kudukorera. Nizere ko wakanda subscribe kugira ngo video nk'izi ziye zikugeraho uri wa mbere kandi ubashe gusobanukirwa no kwiga buri kantu kose ku kandi. Urabona ko bamaze kudukorera ifoto. Wow, urabona ko bimeze kimwe na kakana neza. Bamaze kubona noneho ifoto no tugiye gukora videos. Nizere ko wakanda subscribe kugira ngo twinjirane mu ishuri ry'uno munsi. Nizere ko ndaza kubereka application cyangwa AI ebyiri wakoresha, imwe ni kunanira ukabasha gukoresha ya foto twifuzaga. Nizere ko wakanda subscribe. Rero ngiye kwereka AI ebyiri wakoreraho ino videos cyangwa no video. No kwanga uzajya kuri Play Store cyangwa App Store, download application yitwa Gring. Urabona ariyo yi Gring AI. Ushyire muri telefone yawe, mara kuyishyiramo uzinjira ukoresheje Google cyangwa email ufite muri telefone yawe. Wangiza bwamaze kuyinjira, urabona ngiye kwereka noneho wakora ya video. Kategeze gato kugira ngo ifunguke. Nk'umutse ko ari Rwanda Creator ugiye kugeza igano byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga. Kadusubire inyuma kugira ngo ubashe gusobanukirwa buri kantu kose ku kandi. Guys, nizere ko wakanda subscribe kandi ikibazo ufite nanone gitwandikira muri comment kugira ngo tujye tubasha kugusobanurira. Urabona ko nujyana hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi ndetse motion control uzayungukirana ameze gutyo. Tugiye gukora hano ngo numara gufungura nk'uko narembi kweretse izo kandi hano hambere ngiye gushyira aga fresh. Uri kubona hambere hari akantu kameze nk'agafoto. Aha uzashyiremo ya foto twakoze, none hepfo uzushyiremo ya video twifuza kuza gukorera video nyine ya kaka
ubwo uzabyadingamo nyine hambere uzashyiramo ya foto twakoze akaba ushyiremo ya video twa downloading. Nizere ko ubyibuka uzaza nyine ubikande maze utegerezeho gatoya kugira ngo bya bintu maze byadingemo. Nizere ko kandi subscribe, like ndetse na comment guys kugira ngo tujye tubana muri video nk'izi ngizi z'ikoranabuhanga. Urabona ko hano hambere ngiye guhitamo ya foto maze ya foto izatangira nyine kwijyanamo, tegereze gatoya. Ndizera ko wamaze gukanda subscribe. Hano hepfo nanone hano ngiye kukwerekanaho uzaza ugakanda none maze usubire muri ya video twakoze twa downloading twashyize kuri telefone yacu, wakoye kuri TikTok cyangwa kuri YouTube nayo tuyadingemo dutegereze. Nizere ko kandi subscribe guys. Ndagira ngo nugeze kuno munota wiha amashyi niba umaze gusobanukirwa, ndagusabye kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro by'ikoranabuhanga. Kadutegereze ya video yacu nimara kubyadingamo byose uziko nanonetse generate nze makwereke n'uzaza bakarana ya foto yacu amaze kugeramo deja maze ari kwijyanamo video, na video nimara kuyadingamo uzahita uyibona uyikande nurangiza uzukande hano handitse generate maze video uzategeza igihe gitoya azagukorera video yawe nkuko ubyifuza. Red Creators Rwanda, ciao ciao, tubona ubutaha, bye bye.